Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Reka turirimbire Imana, turirimbire Yesu iyi ndirimbo. Usanze amaguru akiriho, ririmba. Nezererwa Imana, shima Imana. Hari benshi batambutse, ariko turashima Yesu ukomeje kutugirira ubuntu muri uku kwezi ko kwiga gusenga. Turakiga gusenga, hari ibintu tutazi uko twasengera, ariko turi gufatanya n'umwuka wera w'Imana. Niwe utwigisha gusenga bikwiye, niwe utwigisha ibyo turi buvugire imbere y'Imana. Reka rero iki gitondo turirimbira Imana iyi ndirimbo, wongera gutekereza ku rugendo, wongera gutekereza ku Mana, wongera kwibuka Imana yacu, wongera kwibuka Yesu. Reka dutambire Imana, fatanya nanjye dutambire Imana. Amen. Haleluya. Tuzanezerwa cyane mw'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba mw'ijuru. Hambaye tuzanezerwa tugezeyo, tuzanezerwa Yesu. Shima gitare cyacu, icyo tuza kugushima ko twe dufite aho tujya, ntiturabizi, ntitukiri abisi, ahubwo urugendo rwacu turarukomeje. Haleluya, 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 haleluya. Himbazwa Mana we, himbazwa Yesu we, himbazwa Mana we, himbazwa Yesu we, himbazwa Mana we, himbazwa Yesu we. Shima Yesu, nezerwa cyane mw'ijuru, haleluya. Tamba tuzaririmbana n'umwami n'abera we. tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba mw'ijuru, tuzanezerwa cyane mw'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, Yesu shima amarira azaba mw'ijuru. haleluya. Nta marira azaba mu ijuru. Humura, hari ibintu nugera mu ijuru utazongera kwirirwa wibaza. Humura, ahubwo icyacu ni ugukora cyane, ni uguharanira gutungana cyane, ni uguharanira gukiranuka cyane, kugenda twicunga, ducunga ikanzu yacu itandura cyane, tugacunga cyane ikanzu yacu hatajyaho ibizinga. Hasigaye tuzabona Yesu. Humura, mu ijuru nta marira, nta gahinda. Iki gitondo wumva ihumure, ubwira Satani ati umva, urabeshya, hari umunsi utazongera kugira ijambo, hari umunsi ndakwibikiye. Haleluya. Shalom. Iki gitondo niyo humura, twebwe hari aho tuzaruhukira. Niyo shalom. Humura, hari aho uzaruhukira. Humura, Yesu aragutegereje, Yesu arantegereje. Amen. Uyu munsi turahagarara muri Yohana 6 umurongo wa 6. Yohana 6 umurongo wa 6 aravuga ngo, icyatumye amubaza atyo, yagiraga ngo amugerageze ubwe yari azi icyo ari bukore. Icyatumye amubaza atyo, yagiraga ngo mugerageze ubwe yari azi icyo ari bukore. Yesu aradukunda. Ahangaha Yesu yasubije abigishwa be, cyangwa se yashubije Filipo bavuganaga. Umwigishwa we witwaga Filipo ari kumubwira n'icyagiye yari agiye ari ku musozi, ari ahantu mu kidaturwa, abantu benshi bamugose, abantu benshi baje kumva ijambo ry'Imana, arabigisha. hanyuma
haza kuvuka ikibazo cy'uko abantu bashonje, abantu barasonza, umubiri urasonza, ibibazo biravuka. Ni muri Yohana igice cya 6 uhasomye ukamanuka ukageza ku murongo wa 13 cyangwa se n'uwa 15. Yohana 6 uvuye ku murongo waho wa mbere ukamanuka iyo nkuru yose ukageza ku murongo wa 15. Ariko njyewe nahisemo ko dusengera ku murongo wa 6. Iyi nkuru yose bakubwira ibyabaye ni hahandi Yesu yahagije 5,000 abagabo, 5,000 abana n'abagore batarimo. Rero ndagira ngo twe duhagarare kuri uyu murongo wa 6 uyu munsi. Yohana 6 umurongo wa 6 ngo icyatumye amubaza atyo yagiraga ngo amugerageze ubwo yari azi icyo ari bukore. Haleluya! Aha hantu bari bafite ikibazo cy'inzara. Iri jambo rimaze iminsi rifasha kuva ku cyumweru. Ndahagarara rikaza nkavuga ngo uyu munsi reka natwe twongere turyizereremo, twongere turisengeremo. Ariko icyatumye ntinda hano iki gitondo niho nshaka ko dutinda, icyatumye amubaza atyo yagiraga ngo amugerageze ubwo yari azi icyo ari bukore. Aba bantu Yesu yari azi ko agomba kubahaza. Aba bantu Yesu yari azi ko afite ibisubizo by'ibibazo byabo. Kuko mu gihe cy'aba bantu ikibazo cyari gihari cyari inzara. Cyari ikibazo kinini, cyari inzara kandi ikeneye ko barya bagahaga. Ibaza abantu 5,000 abana n'abagore ntibabazwe. Kandi urabizi ko abagore nibo basenga cyane kuva kera. Abagore barasenga cyane n'uyu munsi abagore barasenga. Ubwo rero wibaza abana bari bahari, wibaza abagore bari bahari, ubyibaze nawe, ubitekerezeho, umbwire. Haleluya! Ariko Yesu byose yababoneye igisubizo ndetse bagubwa neza ngo baranasigaza, baranasagura. Nijya ngo utangarize rero iki gitondo, humura. Imana Data so wakubyaye azi icyo ari bukore. N'icyatumye amubaza atyo yagiraga ngo amugerageze ubwo yari azi icyo ari bukore. Hano Yesu yavuganaga na Filipo ari kumubwira ati aba bantu biragenda bite? Aba bantu bararya iki? Ari Yesu uri kumubaza. Ariko Yesu ubwe afite igisubizo. Nijya ngo utangarize iki gitondo ibintu uri gucamo, ntugire ngo Yesu ntago abizi. Niyo mpamvu yashyizeho ibihe byo gusenga. Ku kwezi n'ukwezi ko kwiga gusenga. Niyo mpamvu akubwira ngo mwana wa ngwino nkwigishe uko wasengera igihe uri gucamo. Nkwigishe nkubwire, ngwino nkubwire uko wasengera aho hantu. Yesu azi icyo ari bukore ariko arashaka kukwigisha. Niyo mpamvu yagucishije aho hantu kugira ngo uhagarare wige gusenga, ujye no kwigisha abandi. Niyo mpamvu aguhagaritse aho hantu kugira ngo arazi ko agomba kugutabara, arazi ko agukunda. Rega uri umwana we, ni wowe afite usa gutyo, ni wowe afite umeze gutyo, ni wowe uri umwana we wihariye. Haleluya! Yesu wagupfiriye ntabwo yananirwa gukemura ibyo ngibyo. Oya, arabishoboye kandi ahubwo yari gushaka no kukugerageza. Arimo arashaka kureba ese uyu mwana wanjye mucije muri ibi bintu arajya he? Arankunda, aracyashaka inzira zanjye cyangwa ashaka ikiganza cyanjye? Yumva afite inyota yo kureba mu maso hanjye? Yumva afite inyota y'inzira z'igisiyoni cyangwa se we yifitiye ibindi? Azi icyo ari bukore. Yesu arazi ko agomba kudutabara. Iyi si erega yayibaye maze ko ari danje. Iyi si ni hatari. Arabizi imiruho ihari, arabizi ko tugowe, arabizi. Niyo mpamvu yabwiye Filipo ngo aramubaza ati zana ibyo kurya abantu barye. Filipo arumirwa ati uyu muntu arabona twabigenza gute, twakuraho amafaranga. Ariko icyo namukundiye, Yesu azi icyo ari bukore. Igitondo ruhumura, Yesu azi icyo ari bukore. Ahubwo akunyujije aho hantu kugira ngo arebe uko uza kumushaka. Atunyujije mu bintu bitandukanye kugira ngo arebe inzara n'inyota dufite. Aduhagaritse ahantu hatandukanye kugira ngo arebe urukundo tumufitiye. Ese ntidukunze amafi aduha? Ese ntidukunze imigati aduha? Ese turamukunze mu by'ukuri?
jya ugira muranyuze mubwire Yesu uti Yesu ndagukunda mu masengesho yawe, ako nako turakiza, ubwira ati Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, ubimubwire ati niwe mbaraga zanjye, niwe buhungiro bwanjye, ati Yesu ndagukunda. Yesu arindiriye icyo umubwira, naho ibyo bindi dufite ibituruhije ibituremereye azi icyo ari bukore. Haleluya. Kandi azarinda agaruka ibibazo bikiriho, ibintu byinshi bigihari, n'ibizaha bitarakemuka, ariko icyo nkunda ni uko mu ijuru ibyo byose ntabyo tuzasangayo. Icyo Yesu ashaka ni ukumenya ngo ese utekereza ku ijuru. Iyi ndirimbo twatangije iravuga ngo tuzanezerwa cyane mu ijuru. Hari igihe Yesu abikora kugira ngo akwibutse wowe kwishimira ibyishimo byaha ku isi gusa, unarebe unibuke ko ijuru ririho kandi abera aribo bazaritaha. Hanyuma duharanire gucunguza uburyo umwete. Humura rero, Yesu azi icyo ari bukore kuri iyo situwasiyo yawe, ahubwo arashaka ko utungana, arashaka ko wongera ukamwizera neza, arashaka ko ikanzu yawe usubiramo gusenga, ugahagarara ugasenga, ugahagarara ukongera ukisuzuma, umutima wacu tukayizana imbere y'Imana, tukamuhendahenda, tukongera tukamwikomezaho bundi bushyashya, tukongera kandi tukamugarukira, nawe azatugarukira. Umunsi mwiza, ubimenye ngo Yesu azi icyo ari bukore aho uri kunyura. Akazi kacu ni ugufungura umunwa tugasenga, akazi kacu ni ugusuka imitima yacu imbere ye, akazi kacu ni ukumwizera, akazi kacu ni ukumushakana umutima utaryarya, akazi kacu ni ukumvira icyo yavuze ngo iki, ngo ni ukwezi ko kwiga gusenga. Ibyo rero uri gucamo ni ukugira ngo akwigishe gusenga. Erega utabiciyemo se yanagukura. Vugisha ukuri, yatagucisha muri ibyo bintu wari gukizwa, yatagucisha aho hantu wari kumumenya. Imana tuganze. Yesu ahabwe icyubahiro. Umunsi mwiza, umenye ngo azi icyo ari bukore. Ubwire Yesu ngo Yesu, nubwo mbabaye uzi icyo uri bukore. Aha hantu ndi ndabizi ko uzi icyo uri bukore, ubimuhamirize. Ndabizi ko uri buhankure. Icyo nzi cyo ni uko utampeza muri ibi bintu. Icyo nzi cyo ni uko uri umutabazi. Icyo nzi cyo ni uko uri umukiza wanjye. Ndahubwo ndifuza kuzabana nawe. Ugirane utekereza kuzajya mu ijuru. Ibyisi ntibidutware, ibibazo dufite ntitubiheremo, kuko umucunguzi wacu ariho, kandi icyo yifuza nuko tuzabana nawe akaramata. Umwami ashimwe. Haleluya. Yitonde umenye ngo Yesu azi icyo ari bukore. Humura, ahubwo ducungane n'ikanzu yacu igumye kwera, igumye gusa neza. Kristo ari hafi kugaruka. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom shalom.